Ikaze kuri Rubavu Buy and Sell, mukomeze mugubwe neza cyane abakunzi bacu. Iyi ni channel Rubavu Estate, wowe udusuye bwa mbere ukore subscribe, uduhe ibitekerezo muri komanteri, usharinge, muduhe na like, kugira ngo natwe tujye tubona ko turi kumwe umunsi ku munsi tubagezaho imari z'amazu n'ibibanza bigurishwa cyangwa se bikodeshwa. Uramutse ufite inzu cyangwa ikibanza ushaka kugurisha, by'umwihariko biherereye mu karere ka Rubavu, watugana kuri ofisi yacu mu karere ka Rubavu imbere ya station Marine, cyangwa ukaduhamagara kuri nimero zacu uri kubona kuri screen yawe, tukagufasha kubona abakiriya. Namwe abakiriya, wowe ufite amafaranga kuri konte cyangwa se uteganya kugura ikibanza cyangwa inzu mu karere ka Rubavu, ukaba uri kureba iyi video rwose, ibintu biba byakemutse cyane, tubikora neza, tukurangira imari nziza zihendutse, zizewe kandi zifite ibyangombwa bimeze neza cyane. Uyu munsi rero turi mu karere ka Rubavu nk'ibisanzwe, mu murenge wa Nyamyumba, hafi y'ikiyaga cya Kivu, cyangwa se ahantu uba witegeye amazi neza cyane y'ikiyaga cya Kivu. Ni ahantu hakunzwe rero, hameze neza, twabazana ikibanza kinini cyane. Impamvu mvuga ngo ni kinini, ni ubuso 1,800, ubuso bw'1,800. Ni ikibanza cyiza rero gikora ku muhanda, kiri kumwe mu mahoteli ahantu hafi cyane ikiyaga cya Kivu, kandi gifite view y'amazi. Ni ikibanza kandi kukivaho ujya ku kiyaga ukoresha nk'iminota hagati y'5 n'4 yonyine n'imodoka ugera ku kiyaga cya Kivu cyangwa se ku mazi, hafi y'uruganda rwa Bralirwa ahi Rubavu. Ni ahantu hakunzwe rero, ushobora kubaka inzu ya vacances, ushobora gushyiraho amapartema, kuko ikibanza kiri muri R1, ushobora kubaka hoteli cyangwa se investment runaka, kuko ubwo buso ni bunini cyane, ubuso bw'1,800. Nagushishikariza rero kuduhamagara kugira ngo iki kibanza batakigutanga, kuko turi kukigurisha amafaranga make cyane, ugeranije n'ubwisa bwacyo n'ingano yacyo ko ni kinini. Ahantu giherereye ni ku muhanda, ukoresha nk'iminota 2 kugera kuri kaburimbo. Ni ahantu heza rero, kandi umuyaga rwose cyangwa se akayaga keza ko mu kiyaga cya Kivu uba uri kukumva neza kakugeraho. Nibwo bwiza bwacyo rero cyane, kandi ahantu kiri harakunzwe cyane. Ni ahantu bari kubaka amahoteli n'amazu ya vacances agezweho, kandi akaba afite agaciro kari hejuru cyane. Ibyo tuvuga ntabwo ari amagambo gusa, abahazi barahazi, cyangwa se nawe nuhagura uzabyibonera. Duhamagare kuri 120,000 gusa z'amanyarwanda, 120,000 gusa, tuguhe iki kibanza kiri muri R1, gifite ubuso bw'1,800, giherereye mu karere ka Rubavu, umurenge wa Nyamyumba, akagari ka Rubona, hafi na guest house yitwa Isimbi. Iyo tubabwira niyo izwi cyane aho ngaho. Waduhamagara kuri izo nimero kugira ngo iyi mari batayigutanga, kuko ni nziza cyane. Ikibanza kinini cyane cyiza, gikora ku muhanda, kandi uburyo giteretse kiri ahantu hitegeye, ku buryo niyo wakubaka inzu isanzwe itari etage, n'uwo hepfo munsi y'umuhanda nawe kubaka ntabwo yakubuza kureba Ikivu rwose, kuko ni ikibanza kiri strategique, kimeze neza cyane. Yaba iburyo yaba ibumoso, ni ahantu hubatse, nicyo kiri hagati. Iburyo hari guest house, ibumoso naho hari hoteli yindi hari, naho hafi n'izindi. Urumva ko ari ikibanza kiri ahantu heza hakunzwe rero, kandi kiri ahantu heza cyane. Wowe rero cyangwa babandi bakunda ibibanza biri ahantu hitegeye amazi, bifite view y'amazi nziza cyane, biri ahantu umuyaga wo mu Kivu uba uzamuka umeze neza cyane, ahantu hari amafu hameze neza cyane, twabashishikariza kuduhamagara kugira ngo ahantu batahabatanga. Uduhamagare mu bambere. Iki kibanza ntabwo gihenze, ni 120,000 z'amanyarwanda, gifite ibyangombwa, ba nyiracyo barahari, natwe turahari ngo tubagezeyo mu gisure. Nushima tuguze na ba nyiracyo cyishyure, kuko ni ikibanza cyiza cyane. Duhamagare kuri 0788 11 75 255, cyangwa se 0788 33 03 527. Tubafite ibibanza byinshi rero kandi byiza mu karere ka Rubavu, by'umwihariko hano muri Nyamyumba. Ibibanza biri hafi n'amazi, tubafite ibibanza bikora ku kiyaga neza, ku mazi, kandi bikora no ku muhanda. Ahantu washora imari, ahantu washora amafaranga yawe, kandi ukaba ufite inzu cyangwa ikibanza gifite agaciro kameze neza cyane. Wowe rero wifuza kugura mu karere ka Rubavu, akarere kameze neza cyane, akarere gafite ikiyaga cya Kivu, ahantu heza cyane wakubaka inzu ya vacances cyangwa se hoteli runaka, cyangwa se iyindi investment waba ushaka, ariko
by'umwihariko hamwe n'ikiyaga cya Kivu, n'ahandi duhamagare bataragutanga izi mari kugira ngo tuziguhereze. Ni nziza cyane. Miliyoni 120, ubuso bw'1,800 muri R1 mu karere ka Rubavu, umurenge wa Nyamyumba, akagari ka Rubona. Ikibanza gikora ku muhanda metero nkeya cyane uvuye kuri kaburimbo, iminota 5 kugera ku kiyaga cya Kivu, kandi iminota 5 kugera ku ruganda rw'icyayi, ugakoresha nk'iminota 10 ugera mu mujyi rwagati ku isoko rya Gisenyi. Urumva ko ari ahantu heza rero mu gace k'ubukerarugendo, ahantu hakunzwe cyane. Kuba ufite ikibanza i Rubavu ntabwo bihagije, udafite n'ikibanza aha hantu turi kubabwira hafi n'ikiyaga cya Kivu neza neza neza. Uduhamagare kuri izo nimero, utwandikire no kuri WhatsApp cyangwa udusange i Rubavu aho dukorera, kugira ngo tukugeze kuri iki kibanza ukigurire mu ba mbere batarakigutanga, kuko ni cyiza cyane cyane. Murakoze rero. Ni Emmanuel nk'ibisanzwe guturuka muri Rubavu Buy and Sell, kampani ya mbere yakugezaho ibyiza cyangwa se ibyo wifuza bijyanye na real estate mu karere ka Rubavu. Nta bandi bakorana nabo usibye twebwe, tukabikora kandi neza cyane. Murakoze.